ashimwe cyane. Turacyagaruka mu ijambo ry'Imana, nta wundi ni Evangeliste Simbizi Saidi. Yesu ashimwe cyane. Turasoma Luka ibice 5 umurongo wa 4. Yesu ashimwe cyane. Tugera no kuwa 5. Ngo arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Yesu ashimwe cyane. Arangije abwira Simoni, ibuka igihe wadaporeje byaranze. Yesu ashimwe cyane. Ibuka igihe wakoreye byaranze, uracuruza ugahomba, mu rugo n'amatiku, mu rugo ntago biri kugenda neza. Yesu ashimwe cyane. Urabona urakora bikanga, abadayimoni bakomereye nabi, abarozi bakomereye nabi, urimo urakora ntibivemo. Ariko nagira ngo nkubwire, uyu munsi Yesu yayihageze. Reka nkubwire, yego Yesu ashimwe cyane. Ngo arangije kuvuga abwira Simoni yari yavuze iki. Reka turebe hejuru, duhere ku gice cya mbere. Ngo Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja y'Igenezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri asitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamese inshundura zabo, yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Yesu yari yahageze. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro ryose dukora, nyamara ntacyo twafashe. Dore mwarakoze, dore waracuruje biranga, dore warakoze biranga, dore abarozi barakuzengereje, ibyo uri gukora ubona bitavamo. Ariko nagira ngo nkubwire, ubwo Yesu yahageze ibyo biremera. Ngo bari bakesheje ijoro ryose, nta kintu bafashe. Yesu ashimwe cyane. Abantu umuntu agakorera mu gihombo, ariko Simoni avuga ijambo ryiza ngo ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Reka Yesu abivuge, reka Yesu abivuge, reka Yesu abivuge, reka Yesu abivuge. Yesu avuge kuri iyo diplome yawe ko ugiye kubona akazi. Reka Yesu abivuge kuri ubwo bucuruzi bwawe, kuri ubwo rubyaro rwawe, kuri uko gutwita kwawe. Reka Yesu abivuge muri ibyo bibazo byawe. Reka Yesu abivuge. Arabivuga mu kwa 2, arabivuga mu kwa 3, arabivuga mu kwa 4, arabivuga mu kwa 5, arabivuga mu kwa 6, arabivuga mu kwa 7, arabivuga mu kwa 8, arabivuga mu kwa 9, arabivuga mu kwa 10, arabivuga ndetse mu kwa 12. Reka Yesu abivuge. Kandi niyo byakubita umwaka utaha, ibyo ntacyo bitwaye. Siko bizamuha gutegereza, ntawe uzakorwa n'isongo keretse bava mu masezerano ari nta mpamvu. Reka Yesu abivuge. Humura wigira umubabaro. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yari amaze imyaka 38 ngo ariko ikidendezi yarabuze uwamujugunyemo ngo nawe akire. Ngo ariko ngo abandi bakajya bajugunyamo abantu babo, wowe urabona ko nta gishyigikira, urabona ko ntacyo ufite. Ngo ariko Yesu arahanyura. Ngo arangije kuhanyura, aragendamo abaza uwo murwayi, aramubwira tumere ute, aramubwira tumeze ute. Undi aramubwira ati nabuze uwanjugunyamo, dore abandi bafite ubajugunyamo, ariko njye ntawe mfite. Ngo aramubwira ati rero haguruka, fata uburiri bwawe wikorere wigendere. Reka Yesu abivuge. Yesu ashimwe cyane. Reka Yesu abivuge. Reka Yesu abivuge. Avuge muri ako kababaro umaranye iminsi. Reka Yesu abivuge. Namara kubivuga, ibyo birashoboka. Birashoboka ko wakira. Yesu ashimwe cyane. Byose ngo umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Reka Yesu abivuge. Yesu aguhindurira amateka. Reka Yesu abivuge. Yesu aguhindurira amateka. Yesu agukiza ubwo burwayi. Reka Yesu abivuge. Yesu ashimwe cyane. Uwo rumaze imyaka 38 ngo yikorera uburiri bwe, aramubwira ati korera uburiri bwawe wigendere. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nagira ngo nkubwire, ahara ubutunzi bwawe ntacyo bwakumarira, ariko Yesu nabivuga uragira icyo ubona. Yesu ashimwe cyane. Nimwibuka se, Yesu yakijije umubembe, Yesu akiza ikirema, Yesu ahumura impumyi. Ese wowe ugira ngo ibyawe byamunanira? Yesu ashimwe cyane. Dusome hano ni 5:13 ngo Yesu arambura ukuboko. Reka Yesu akurambure ukuboko ati ndabishaka kira. Yesu ashimwe cyane. Muri ako kanya indwara y'imuvamo, muri ako kanya indwara y'imuvamo, kubera ko Yesu
yamufashe ukuboko ngo Yesu arambura ukuboko amukoraho, reka Yesu agukoreho, ati ndabishaka kira. Yesu ashimwe cyane, Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihimbazwe, amena. Imana yacu ihimbazwe, Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari Yesu wakoze ibitangaza ahangaha byonyine, ni byinshi Yesu yakoze. Yagiye aho umurimo yagiye akora imirimo n'ibitangaza. Rero ku bwawe nta kintu cyananirana. Imana yacu ibaho umugisha, amen.